umubyeyi wubatse. Komeza. mfite umugabo na message njya kugenda ari kumbwira ngo agiye kumpindura ngo nyire ngo mfate amafaranga ngo ampindurire ubuzima ngo kuko ngo ni umuprofete nyine ngo niduhurire twahuriye Nyarutarama ngo ahantu mfite n'amafoto yaho aho hantu abo bantu nimba nshaka kuzibaza njye namubwiye ati nzamurega Aho hantu kuri sauna? aho kuri sauna abantu baho baraziranye ibintu byaha hakorera byose arabanza akababwira ati ntihagire umuntu winjira muri iyi sauna narinjiramo yarangiza akajyamo wenyine yarangiza agahamagara umuntu akamusanga mugasanga yagutanzemo arimo akajya kubwira ngo injira bakakuyobora aho ku bantu baba bicaye hariya kuri reception ubwo ukuntu nyine byagenze nahise mfata moto arambwira ati wowe ngwi narambwira saa 8 top ubu hageze siga mbivuze nyine mu rugo ndavuga ati uyu muntu ko bigaragara ashobora kuba ari uw'Imana nta kuntu yakita profete atari umuntu w'Imana kangereyo ngerageze ndebe ibyari byo ngerayo sanga yahananze mbona baranyoboye banyinjije nyine maho nga kuko nge narambwiye se ibyerekeranye n'akazi nibyo ngo wowe ngwino harimo nibyerekeranye n'akazi kandi nkaguhindura n'ubuzima ngo nkaguha amafaranga ndagenda nyine baranyeretsa ahantu ari ndinjira barambwira ngo injiramo hariya muri sauna ngo niho yicaye ngo ari kumwe n'abandi ngo ubundi ngakubwire nyine ngo icyo agushakira nawe ni muri iyo sauna ya Nyarutarama? Sauna Nyarutarama njye mfite n'amafoto yaho kuko nagiye nk'umuntu uza mu kwezi kwa ni nk'urura mwaka warangiye nko mu kwa 8 nibwo nagiyeyo harangije ngo urinjiramo hano muri ngo muri sauna ngo reka ngo bazane scrub ngo ubundi ngo ibindi ngo turabivugana nyuma mana ndavuga se wa mugabo we ikintu wamamagariye ni icyo kintu ko numva ibintu uri wamamagariye atari byo bintu nyine uri gukora ahubwo ukambwira ibindi bintu biterekeranye nyine arangije arambwira ati we wigira ikibazo kandi wowe ntuzamvemo ngo uraba utari gufata nyine ukabona ari kwikekakeka ari sinzi ukabona afite ubwoba ndambwira ngewe ntago ndi kugufata amajwi nta nubwo ngo ngende umusitari ngo kandi ngo ngende ndabizi ko nzaguhindurira ubuzima umugabo arangije mu kanya nk'ako gumi ndambwira ngewe reka ngende mfite akabebe kakiri gato kangende nzagaruka naribi ahita ambwira ngo reka nguhereze ngo 1000 ngo senkani ngo utahe ngo none ejo nzaguhamagara mu gihe ari kumbwira ngo nyine ngo nsohoke mbisikanye n'undi uri kwinjira kuko yarambwiye ngirukanka ngo utareba inyuma ngo ugende ngo ejo nzaguhamagara ngo ubundi ngo nguhereze amafaranga ngo miliyoni gushaka icyo gukora ngo ibindi tuzabivugana nyuma umugabo ndasohoka mba mpuye n'undi uri kwinjira nyine kuko ukuntu byagenze ngewe uwo mukobwa yarambajije ngo nyine ngo profete ngo aramuhamagara ndambwira nanjye niwe warumamagara ariko mitancaho nirukanka nibwo bwakeye bundi none harambwira ati noneho ubu ngubu waza nkayaguhereza ayo mafaranga nyuma nibwo ahita ambwira ngo reka kubera ukuntu murumuna wanjye none na murumuna wanjye nawe yarabimukoze murumuna wanjye narambwiye ati ngiye gufata amafaranga wa mukire bajya bavuga yanyandikiye abarambwiye ati uwo muntu nanjye yarampamagaye yankoze ibyo bintu nugenda nuramuka ugiye ibintu bikubaho aragusambanya nahiza kugusambanya ntago azanaguha ayo mafaranga ati nanjye ibintu byambayeho nyine ni story ndenda ngo yarambyiye nawe aramumasa ngo yiyambura y'ubusa arangije aramumasa ngo reka ngo mumase ngo bajya ngo ahantu mu cyumba cy'inuza nyine ngo cyo kogeramo arangije ntiyamuhereza ayo mafaranga arambwira ngo azamukorera business ubwo ngewe urumva yanteye ubwoba murumuna wanjye yanteye ubwoba arambwira ngo nujya nawe aragukorera ibintu nk'ibyo bintu nanjye yanengushye nyine yankoreye yego arangije ubwo ngewe nza kumwandikira ndambwira ati ngewe ntago bikunze ko yuko ndibuza ahubwo ndambwira ati uzi ngiye kuzakurega ngiye kuzajyana hose mfite igihamya cyawe kigaragara ibintu ugenda ukora nzakurega arambwira ati we twumvikane ari ukugira ngo ujye kumpeza abantu n'ibiki ngewe ndaguhereza amafaranga ndamase aya urama amafaranga ngahe
ambwira ngo ushaka ngana, ndambwira ati ngiye wambwiye ubundi ikintu niwe wamamaga ambwira ko umendura ubuzima, wambwiye bije wambwiye ngo ninkubwire bije nyine nkore bije y'ibintu nshaka, ndabikubwira nyine ko nshaka gukora, kutayamaye ni ukubera cyambwira ati reka nkohereza, ahita nyoherereza 200,000. Arangije byose ndabifite, n'ibyo bintu byose ndabifite. Arambwira ati wowe ntuzabivuge, nzaguha nandi nyuma nzayaguhereza, nzaguha 500 ariko ntuzabivuge. Ubwo ibyo 200,000 yarabimaye. Arangije ahita mboroka TikTok, amboroka WhatsApp, ubu amboroka kuri WhatsApp, ahubwo nyuma nibwo yafunguye nyine ntuza mbona ari kumamagaraho, nimba yarabonye ko ndiho mu wanzamuye amboroka ahantu hose ngo kugira ngo nazamuteza nyine, ngo nazongera kumuteza abantu. Ubu yarari kumamagara yarambwira ngo arabibonye, ngo nazamutseho, ngo singire ngo ibintu ngo mvuga, ngo Godfather mwihorere, ngo ahubwo ngo ngiye ngo nagaruka, ngo nagari i Kigali, ngo nagaruka ejo bundi ngo tuzavugana mpereza amafaranga. Ibyo rero ibingibi mwabantu mwe, umuntu n'uburenganzira bwe kuba ashobora kuganiriza n'ibingibi byo kwinjira, ntabwo tubyumvikane. Ariko ahangaha uyu wa muntu wenda kuzi niba ari sinkubonye ahangaha nonaha, mubonye nonaha n'abangaba bari kwandika bose. Mfite urutonde rw'abakobwa benshi, nafashe umwanya uhagije, nimuza kureba abantu muri kuri Twitter, mwe muri kureba dashboard nakoze tweet ntaginga ribu tariki 7 z'ukwezi kwa mbere, maze kubona ibintu biteye ubwoba, maze kureba ibintu biteye ubwoba, nari buze gushyira hano hanze kuko ari amasura y'abantu nabo bana ndi guprotectinga, ariko ntekereza ko ibi bintu bikwiye ko uyu muntu agomba guhagarikwa. Uyu muntu agomba guhagarikwa uko byagenda kose, kuko ibyo akora birenze uko mubitekereza. Sinzi icyo agambiye, ariko agomba guhagarika uyu mwanda. Ntabwo byumvikana, ntabwo nabikuriye ngo byumve. Hano muri comment abantu bari kwandika muri kubareba kugira n'abashoferi b'amataxi voiture bamaze kumenya ko uyu mugabo this is too much. So turasaba kabisa uyu muntu ahagarikwe, ariko ibi bintu ntabwo uyu afite uburenganzira bwo gufata abantu kumanywa. Mwumvishe iyi audio, uyu muntu yaje from nowhere aravuga ati Godfather namuvuga ukuri, muvuga ko mufite amajwi muvuga ukuri, kuki umuntu adahagarikwa? Dore umva hano, mwumve introduction y'uyu muntu, simuzi, umva. Ariko akana ko mukangona musaza musanga kandi umva. Bonjour Godfather. Naila. Nena kwa TikTok umwana nimero yawe. Ko ari ibintu nashaka kuvuga kuri uriya ngo ni Prophet Joshua. Ibindi audio mwayumvishe, ibi ngibi aya ni mu majwi menshi mfite, mu mashusho mfite, mu mafoto mfite. Uyu muntu agomba guhagarikwa kuko ibyo akora ntabwo ntekereza ko bizasiga amahoro. Turabona inkundura y'ibi bintu, ariko ibi bintu uyu mugabo agambiriye ntabwo ari akeza, nta keza kabirimo. Nareke gukinira ku bari b'u Rwanda, nareke kubafata ngo bagire ibikoresho. It's so disgusting. Abakobwa barenga 100, abantu bagira 100 akageraho nagera mu ngo z'abantu bubatse nk'uyu mugiye uri gutanga ubuhamya hano. Uyu muntu arishura aba influencer, akishura abanyamakuru ngo bamugire igitangaza kugira ngo abone uko ashyira imigambi ye n'umwanda we mu bikorwa. Komeza popo, komeza. Byaje kurangira bite? Ubwo urumva byaje kurangira mbwiye ngo nunkoze isoni ngo ntacyo bizakumarira. Akomeza kuzaza nkajya mbona ari kujya mpamagara sangaye saa 9 za nijoro. Umuntu w'umubyeyi ufite umugabo tambwa ngo hoya ngo mba nasinze, ngo mba ndi mu kabari, ngo niyo mpamvu ngo shiduka nagize. Ariko hari undi mugabo mbere babaga bari kumwe, ubwo nigeze kubabonana baba bari kumwe, nkumva bari kuvuga mwiringara ryabo, gusiringara nago ndiza, ariko numvishemo witwa Mimi ati ni Joshua nagatanga yarundi. Mimi umbabarira uze kuzamuka, Mimi uze kumbabarira uze kuzamuka niba hari icyo uzi kuri uyu munyamabi, niba hari icyo uzi kuri inkozi y'ibibi,
ifata abari b'u Rwanda ikabagira umwanda. Please uze kuzamuka. Aya ni wa musikama w'i Kigali narabivuze. Paul, so ibi bintu nkuko mwumvisha ya majwi biratangaje. Uyu popo sinzi niba ziranye n'uyu mukobwa wundi w'umurundi kazi, sinzi niba umuzi cyangwa mwarabiganiriyeho, ariko kubona hanyuma iyo sauna ya Kimisagara uze kuduhereza, uze kumeza amafoto y'iyo sauna. Oya, ni sauna ya Nyarutarama hari hafi na ambasade y'Abanyamerika, urusengero rw'Abanyamerika, ahantu kuri sauna ya uze kuma amafoto y'iyo sauna tuyishyire hanze. Ntabwo igomba kuba ibagiro byo kujya gukoreramo amabi bandagaza abana b'Abanyarwandakazi. Uze kumpa iyo sauna, hanyuma igiki cyo ntegereza ko inzego z'ubushinzwe baraza kumwitaho. This must stop. Uwo mugenzi we mugufi bagendana nanjye ndamuzi. You see? Nkumva bari kuvuga ibintu by'ibikongomani nk'ibivuga. Nanjye ndamuzi kandi ndi uw'igisenyi. Umukunzi, abantu bose mufite ikintu mushaka kuva kuri mugabo muzamuke, bitaza kwitwa Godfather. Abangaba nabashyashya ntafite ama screenshot n'ama audio by'uyu mugabo n'umwanda agenda bakoresha n'ibindi ntashobora gushyira hano hanze. Abantu ndabateguje tariki 7 nibwo nakoze tweet ku bantu barano kuri X. Ntaginga urwego rw'ubugenzacyaha, ntaginga urwego rwa RIB. Ndavuga uyu mugabo ni ikibazo. Uyu mugabo ni ikibazo, ibyo ari gukora ntabwo bikwiye. He was just right there. Uyu munsi ngabo ntari gutanga testimony. Uyu bita Mimi ngo araje gato. Mimi gira uzamuke. Godfather. Oui. Birashoboka ko abantu bose bariko requestinga bafite icyo bavuga kuri ya mugabo kandi bashaka kuba bafite ama testimony. Ahubwo dusabe abantu badafite ama testimony ko bovamwo hakatigara bafite ama testimony. Okay, yeah, that's the truth. That's the truth. Yeah. Kugira hagume abantu bafite testimony kuko mbona ari abantu benshi. Ari uyu ni umushoferi wa taxi ni watubwiraga ibyara amashyano, hanyuma ahegeje abisabandi. Rero nabuze umwanya wo gato nari bizo ukuntu iki cyumweru. Ndashaka kugira ngo abantu bafite testimony cyangwa abantu bahuye n'akaga cyangwa bazonzwe n'iki kigabo mwese muze kwandika ushyira muri request. Ndimo nda closing akazi ndaje mfite umwanya uhagije. Okay, ndakubona. Gusa n'umuntu mubi murakoze kumushyira hanze. Riza zaho ndashaka mwisanzure, nta kintu ashobora kubatwara iryo terabwoba, nta kintu ashobora kubatwara. Ntimugire ubwoba. You have to come over here mukaza mukavuga ukuri. Ibi ngibi bigomba guhagarara. Nareke gufata abari b'u Rwanda ngo bagira gatobero. No. Ntabwo bishoboka. Reka maze nka solinge abantu badafite testimony ntimwongere gushyira muri request. Ndi kuzikansolinga ntimwongere gushyira muri request. Hanyuma kuri Twitter ngiye kubashyiriraho nyuma y'iyi audio ndaza kubashyiriraho. Hari kwa gatandatu. Hashize nk'icumweru. Iki ni icyumweru. Njyayo nagiyeyo asangamo umuntu wenyine w'umupapa nanjye nyine wambaye wa kabiri. Actually samedi ntabwo hakunda kuza abantu benshi. Ni njya mbere ngiye ku wa gatandatu. Ko nakunda kujyayo ku cyumweru cyangwa se ku wa mbere muri pause y'akazi cyangwa iki. Nimara kuhagera nk'ingahe tugitegereje. Ndashaka kureba comment. Reka nze ndore comment zo kuri Twitter. Mvuye muri comment za hariya. Kankuboroki. Kanguhe nyuko.